tugeze muri ka kanya keza cyane ka Iga Time. Uyu munsi mu kanya keza cyane ka Iga Time twabategure isomo ryiza cyane buri wese akwiriye kuba yamenya kuko bizajya bimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Ese wakora iki kugira ngo uhabwe serivisi vuba kandi neza? Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhora twaka serivisi cyangwa se duhora dusaba serivisi bitewe na serivisi dukeneye, ariko buri rimwe rimwe tukayihabwa neza cyangwa se tukayihabwa nabi. Abenshi iyo tuvuze kwaka serivisi harimo abantu bahita bitekereza burya kujya kwaka serivisi ndo mu buyobozi runaka, yaba ku kagari, ku murenge se cyangwa ku karere, ntibatekereze yuko bura no muri business nabwo waka serivisi. Ahangara tugiye kurebera hamwe uburyo wakwaka neza serivisi cyane cyane muri business bikakugirira akamaro ndetse n'ibyo ukora bikazamuka. Ushobora kwibaza ese buriya muri business umuntu yaka serivisi, ariko buri uraza gusanga tuyaka ahubwo buri munsi ndetse isaha ku isaha turayaka cyane cyane rwose, tukayaka tukanayitanga bamwe na bamwe. Ariko hano tugiye kurebera hamwe kwaka serivisi vuba kandi neza. Niba rero ushaka kwaka serivisi, banza umenye neza serivisi ushaka ni iyihe. Ese buriya hari umuntu wajya kwaka serivisi atazi serivisi ashaka? Birashoboka cyane rwose. Hari umuntu uva mu rugo agiye ku isoko, agiye guhaha, wamubaza mu nzira muhuriye mu nzu kwamaza se ugiye guhaha iki? Abati buriya icyo ndi bubone n'icyo ndi bugure. Buriya se uwo muntu koko abazi serivisi agiye kwaka? Ntago aba yizi habe na gato. Niyo mpamvu rero ukwiriye byibura kubanza kumenya serivisi ugiye kwaka ni iyihe. Iyo umaze kumenya serivisi ugiye kwaka iyo ariyo, byakabaye byiza umenye aho iyo serivisi ikorera. Ni ikintu cy'ingenzi cyane kumenya aho serivisi ushaka ikorera kuko biragufasha cyane. Ibi ngibi bijya guhura n'icya gatatu cyagufasha kugira ngo wake serivisi vuba kandi neza. Byakabaye byiza uramutse umenye ibisabwa kugira ngo uhabwe ya serivisi. Ariko rimwe na rimwe umaze kumenya icya mbere n'icya kabiri, umaze kumenya icyo ushaka, serivisi ushaka, ukamenya naho ikorera, birashoboka ko ushobora no kujyayo utazi ibisabwa, wagerayo ukabimenya, kandi nabyo bikagufasha mu kuba wamenya serivisi nyirizina wifuza kandi ukayihabwa neza vuba, bikakugendekera neza. Ahangaha turacyari mu ntangiriro, ntabwo twe twagira neza mu muzi, cyangwa se ntabwo twe twagira neza ahantu buri wese yakwifuza kuba yakumva. Mbibutse ko turimo turarebera hamwe ni gute wakaka serivisi vuba kandi neza, cyane cyane twibande muri business. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane gikomeye, iki cya kane. Buriya urimo kwaka serivisi uzirinde cyane kugenda wigize bamenya, ukagaragaza yuko ibyo bintu bizi koko. Ibi bintu ndabizi. Bashobora kuguha serivisi mbi rwose bitewe n'uko nguko witwaye. Ariko muri business nkabagiramo inama, ugomba kubanza gushaka amakuru ndetse rimwe na rimwe ukajya unyuzamo ukagaragaza neza ko hari amakuru bifitemo. Ariko uramenye uzirinde kugaragaza ko hari ikintu biziho nyamara nta kintu biziho, kuko buriya umuhanga ashobora kugutega umutego, maze yagutega umutego ukagenda uwukurikiye agahita amenya ko ibyo bintu nta kintu biziho. Rimwe na rimwe niba n'ibicuruzwa washakaga kugura ubundi bakaguhenda pe.
niyo mpamvu rero buriya n'umuntu arimo kwaka serivisi agomba kwitonda. Irindi banga rikomeye, ugomba kwaka serivisi ku buryo n'ubutabazahora bifuza kongera kuguha serivisi. Ese ibi ngibi bisobanuye iki? Muri serivisi twaka hari igihe ushobora kuba uri umucuruzi ariko ugakenera kurangura, ariko ukarangura kuri dovize cyangwa se ukarangura nta mafaranga ufite. Rimwe na rimwe rero wagakwiriye kubivuga ko ari ideni, utaza kuvuga ko ari ideni nyuma. Buriya nyuma ubutaha hari igihe babimenya bakakwima ibicuruzwa, n'ubundi arabijyana akatubwira ko ari ideni nyuma yabijyanye. Ibyo rero ntabwo byagakwiriye. Cyangwa se ugasanga baragupakiriye cyangwa se bakuzaniye, uravuze ati yego nyamara buriya ryari ideni. Ahangaha rero buriya nabwo ubutaha bashobora kutazifuza kuba baguha serivisi kubera uburyo witwaye. Ibi ngibi biramenyerewe cyane ku bantu wenda bajya mu kabari, turabizi. Ugasanga uragiye urakonsomye cyangwa se ukoresha amafaranga runaka, ati tuzabona nejo cyangwa turabonana mu gitondo. Ibyo rero nabyo buriya bituma ubutaha batazaguha serivisi neza kandi bakayiguha bishimye. Bayiguha icyo gihe bababaye rwose, ntabwo bakwishima habe na gatoya. Ikindi cya gatandatu, menya gufata neza abo waka serivisi. Aha turi bwibande muri business. Buriya yo waka serivisi ugomba gufata neza abo uyaka. Ese urabafata neza gute? Niba ari abakiriya bawe, ugomba kurinda ijambo cyangwa se ukarinda ibyo mwemeranyijwe. Niba basanzwe bagwa ideni n'urugero, ukababwira kuri bubishyure nimugoroba, gerageza ko kubishyura nimugoroba. Icyo gihe n'ubutabazongera baguha iyo serivisi. Niba yo byanze cyangwa se wajyanye nk'ibicuruzwa ku isoko, cyane cyane nk'abantu bazinduka mu gitondo karekare rwose bajyanye ibyo bahinze, umusaruro wabo, yari abahinze ibijumba, abahinze imyumbati, amateke, ibishyimbo n'ibindi, bakazinduka cyane. Hari igihe isoko ritaba ryiza pe, ugasanga bahuririyeyo ari benshi. Ariko ibuka gufata neza abakiriya bawe. Babandi bagiye baguha imari yabuze, ninaboneka gerageza ubarwaze. Wigomwe ugerageze ubarwaze, babyita ngo nukubarwaza. Iki gihe rero iyo ubafashe neza, ubutaha niyo byabura rwose bahora bifuza kuzaba ari wowe babizanira kugira ngo barangurire, babinyuze ku bandi. Rimwe na rimwe ushobora no kubaha amafaranga rwose makeya, ariko bakanabikuzanira kandi ari urimo kubaha menshi. Ati natwe uriya yaraturwaje mu gihe byari bimeze nabi. Niyo mpamvu rero ugomba guhora ushaka gufata neza abo waka serivisi. Erega ni serivisi urimo kubaga. Utekereza uramutse ugiye guhaha ibicuruzwa, wagerayo ugatahira aho ngaho, cyangwa se ukazana bikeya cyane intica ntikize. Niba kandi tukiri kuri iki ngiki cya gatandatu cyo gufata neza abo waka serivisi, hari abantu bagupakururira. Gerageza n'abagupakura rwose urinde ijambo ryawe, ubafate neza rwose, ubahe ibyo wabemereye. Batamara gupakura ati buriya ya mafaranga nabemereye ni menshi. Gerageza nyine urinde ijambo ryawe. Niba umukoresheje igihe kirengeje amasaha yari gukora, cyangwa se wenda hari ubwo yapakiraga byinshi cyangwa apakurura byinshi bikaba byiyongereye, nyine gerageza mu byumvikane mbere, muganire, muhuza amakuru. Biragufasha kuba uzakomeza kubana neza n'abo ngabo bagupakira cyangwa se bagupakurura. Turi muri business. Erega nubwo umuhemba arimo kugukorera serivisi, urimo uramwaka serivisi ukayimuhembera, ariko buriya uramukeneye, kuko buriya bashobora no kwanga kwipakurura kandi ntabwo wabyipakururira. Niyo mpamvu rero ugomba kurinda ijambo waganiriye n'abandi kugira ngo ukomeze kubafata neza.
icya munani cyagufasha kugira ngo waka serivisi vuba kandi neza, korera ku gihe. Ibintu byinshi dora tuvuga cyane cyane mu kiganiro Nezerwa, cyangwa se ibintu byinshi bigenda bitangwaho nk'inyigisho, hari ahantu ijambo igihe rihora rigaruka. Igihe ni ikintu gikomeye cyane. Gerageza rero ugire igihe, bizagufasha kuba wahabwa serivisi yawe neza. Umuntu niba yakwemereye serivisi, niba wemereye cyangwa se bakwemereye kuza kurangura saa 2, gerageza byibura uhagere mbere. Niba uri buze kuza gupakurura isaha iyi, gerageza ubahiriza igihe, kuko hari igihe utazubahiriza igihe cyawe, wajya kurangura wabemereye isaha, watinda ugasanga babihaye abandi. Icyo gihe nabwo ntabwo uzaba wungutse, ahubwo uzaba uhombye. Niyo mpamvu rero buriya kugira igihe mu bintu byawe bizagufasha guhabwa serivisi yawe neza. Ikindi kandi gikomeye cyane kigomba kukuranga mu gihe urimo kwaka serivisi, irinde kurakara cyane mu gihe utahawe serivisi. Akenshi iyo tutabonye ikintu twashakaga, hari igihe urakara, wenda amarangamutima akaza. Banza umenye se niyo mpamvu batampaye serivisi. Ntushaka gusanga nawe wabigizemo uruhare, ntushaka gusanga iyo serivisi ntawe yari afite. Ni ibintu byinshi cyane rero. Buri ushaka kurakara ukavuga nabi, wenda ubutaha yari kuzaguha iyo serivisi. Irinde kurakara rero, kuko buriya ntacyo urabukemuye. Niba kwima ibicuruzwa washakaga, warangiza ukarakara, ese mu by'ukuri urabukemuye iki? Nta na gito urabukemuye. Niyo mpamvu rero ukwiye kwiyumanganya, rimwe na rimwe ukagerageza gucisha make. Icyo hanyuma tugiye gusorezaho rero muri kano kanya keza cyane ka Iga Time, buri wese gakwiriye kuba kamuranga, cyangwa se icyakuranga mu gihe urimo kwaka serivisi. Irinde amagambo, yaba mbere ndetse na nyuma yo kwaka serivisi. Hari igihe waka serivisi, waragize ukagenda uherekesha amagambo, abantu bazagucikaho. Uriya muntu se ko n'ubundi muhenda, uriya muntu se n'ubundi kataza amakuru, n'ubundi ampa ibiboze, n'ibindi bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe hari igihe uvuga amafaranga urimo kuranguraho, wenda hari undi bahendaga, kubera yuko baguhera makeya, yahera n'uriya menshi bigatuma yunguka, we kuko mumenyeranye akaba kugabanyiriza. Iyo ubivuze akabimenya ko wabivuze cyangwa se wagize amagambo, birangira akuvuyeho, ntago yakorana n'umunyamagambo. Mu gihe urimo kwaka serivisi, gerageza wirinde amagambo. Ni byinshi twavuga byakuranga cyangwa se byagufasha kugira ngo wake serivisi vuba kandi neza. Reka tugarukirize kuri ibi ngibi muri kano kanya keza cyane ka Iga Time. Gordon White, iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Gordon White, tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane, amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda, mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana, mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi, ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 338. Wow!
Home Golden White ubaye igisubizo ku banyarwanda.